ya karimbo kanje nabarimbe amfite kitwa te mba ndi kuvuga ngo nagiye kuri nete murana Jeannette ari kuri skate yambaye rinete afite kasete iri muri marete amurutara krete nirira shikarete we gatete uzabaze murekatete sifite umwate ahubwo mfite umwete nirira pate nk'abadiplomate barara muri supanete bambaye amaveste Montes Antoinette zinyukamo brochette korogate na rokete uzige karate nanjye nziga mate Jewe abantu benshi bambonye baranyitanya bakagira ngo umwana wo mu boss ariko wapi kabisa ntabwo ngenda umwana wo mu boss gusa mfite sister wanjye aragerageza mukuntu afite umwana w'umuhungu witwa Miguel so njyewe nagiye gukina na Miguel mubereye honte mutande baguca mubereye honte turakina na Miguel turakina reaction ya Miguel yanyeretse ko habaho mu bakire hakaba no mu bakene Miguel turakina nk'umuntu musha imbaraga akubita umutwe ku ntebe Miguel arangiza ararira uburyo Miguel azemo mama aramubaza ari mu gikoni cyangwa se muri cuisine aramubaza qu'est-ce qu'il y a Miguel tumumusite tonto kimafemo reaction mbere ndavuga ati mama arazambira kamwe kwa Miguel tonto nagakwanga aragukunda sibyo Miguel sava nyuma y'ibyumweru bibiri njya gusura umukuzini wanjye wundi ubiruba afite umwana w'umuhungu yitwa Kevin nawe turakina uko byagenze kuri Miguel Kevin nawe bagenda gutyo reaction ya Kevin byonyine kuntu yarize byonyine narabanje nikangamo turakina tukakwita umuga njye ko amaze kurira mama we nakora nka bya bindi sister yakoze aramubaza ubaye iki Kevin ngo muyomba arangonyoze ibi byanje bikura bikaba no kumujima muzarebe n'indirimbo mu bigo by'abakire n'indirimbo baririmba zitandukanye nko ku ishuri rya Miguel usanga yiga Cambridge yiga Pikavu umbantu yego n'indirimbo bari yakumva ngo papa mama la tete mama papa les enfants 6 fois 6 36 6 un peu le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé il nous guide chaque jour comme indirimbo njyewe muyomba wa Miguel ahantu nize urabona gutya mwicaye umuyobozi akaza ababyeyi bahari tugiye gufata birete cyangwa se n'icyico cy'ababyeyi baraho indirimbo bashyiragamo ukajya kumva mbere ubishize n'indirimbo ukakumva ngo buryo inkoko harimo akantu kadutatuta. So ladies and gentlemen, the next comedian on stage, he's friend of mine, he is my brother. So please, ladies and gentlemen, put your hands together for the one and only Mr. Satira Comedian. Ako mubabwira mujya mwakira abantu nk'abasani urumva ngiye gusubira inyuma Fred amvuge n'umunyakire nk'umusani urumva aya mavideo turakoresha dusaba akazi tuba tubeshya basi ko navuga nagiye sympatique abana barapfa nka bya bindi byabaga kuri Michael Jackson ati arabaherewe muri make mu ijambo Director agahita mvuguza ati barabana banje basanzwe barwara igicuri wibeshya muri make gukire reka tukiri imagine sibyo ariko nabyari uvuga abasitari bo mu Rwanda ushobora kuvuga nuza makoni foshwa reka imagine ko ari nka Trevor Noah sibyo dukoresha imagination biraza kudufasha cyane. So ladies and gentlemen, the next comedian is one of the best comedians performing the muri Seka Hive Kigali International Comedy Festival Kahavandile. Ladies and gentlemen, big honorable Yeah.
rero ngewe ntabwo nje gusetsa ndaje ngo twiganire ukore talk twige tuganire tugire byinshi kunguka sasa abantu musenga ni bande usibye ko ujya urusengero rwanjye barufunze abo bizabo zikora ni bande hano rero hari ibintu bibaho mu nsengero z'i Kigali hasigaye hasengeramo abazungu ni ukuvuga abari umuntu usemura umwe akavuga ikinyarwanda undi agasemura rero i Kigali babikora neza ariko natwe mu cyari wacu twagezeyo bamara umunsi bita birangira mbese ushaka ko magazanga nk'umupasiteri urya wowe ndashaka uvuge nk'umupasiteri nge nzajya nsemura tujya guhera mu mujyi abasemuzi baba bafite imyuka myinshi cyane twagiye ninjye musemuzi cyangwa ninjye pasiteri ni wowe pasiteri ninjye pasiteri ndasenga mu kinyarwanda mu kinyarwanda wowe uravuga mu kinyarwanda ngiye simure mu cyongereza kugira ngo abazungu bumve okay haleluya praise God haleluya praise God praise God haleluya niyo praise God ni praise God okay haleluya praise God haleluya praise God ndashima Imana narabatuwe vuga akantu koroshye niba turi gukora komedi vuga akantu koroshye n'abatuwe uzi ko n'umwarimu atari burabishobora w'icyongereza se kubaturwa ntabwo bashyira mu cyongereza kubaturwa yavuga akantu koroshye haleluya eglise praise God again haleluya praise God ndashimira Imana ayitanga ko nakijijwe cause I'm saved amen I'm saved kuvuga ko ndagakuze aho ni mu mujyi ariko iyo ushyizemo speed bandi ibintu batari byo aya babazi sibyo se okay aho se mu mujyi se ntacyo reka tujye mu cyaro tujye no mu cyaro mu cyaro ndaza noneho umupasiteri none mu cyaro bafashe ba rukara babandi barari rondo njye rukara se cyangwa niwe rukara nijye rukara utanyicira burage nijye rukara okay ndacyari pasiteri n'ubundi bafashe babandi b'abanyerondo abari buza kumusemuzi nabo kugira ngo bagire akantu ka innovation twagiye haleluya thank you amina nyamuneka focus haleluya 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 nanjye ndashimira Imana God nari mfite umugore wife uwo mugore amezi 8 had the stomach of 8 months iyo nda y'amezi 8 that the stomach of 8 months yavuyemo got minus ariko but ndakomeye I'm the dark people so bo nukuvuga mu cyaro nuko nguko basemura guys so tugarutse kuri ruza tugarutse hari inama zijya ziba muri eterne abantu barazizi ababyeyi bakaza mu nama ukaza umubyeyi wawe habaye ikibazo ku ishuri twebwe ku ishuri habaga ikibazo higeze kubaho inama ivuga ku kibazo cy'ubujura bari biba kandi icyo gihe nari umujura ukomeye cyane guhatwa naribaga sinzi niba ari undi yashaka ndangije niba umupira wa duwayi urabizi imipira iba yanditseho nimero 30 iyo ngiyo yari yanditseho nimero 30 sasa atangira inama ababyeyi bakavuga ngo umujura abana ko biba ari batoya abana bazavamo abajura benshi cyangwa bazavamo umubyeyi undi akaza akavuga njyewe ko mbona abajura abana mwabigisha abarimu bakajya begera bakabwira ngo ari bibi papa wanjye yaje akererewe yambaye wa mupira wa duwaye n'iki araza weekend ugihari wanjyeho ukuntu mbibona ababyeyi bose bakagira kumuha amashyi tubaye umusaza zikuvuga weekend mbona n'umujura uzaza ufatwa ngo baze bamwica ndangije ndahindukira ndamureba turapfuye rero ariko icyo gihe tukaba ahantu bita mu Mutara rero mu Mutara hari ibintu hari amakupure numvaga bavuga ngo ya Idris na Ketia Kelia na Duhaye n'amazi n'umwana mwiza arimo hano rero the thing is twebwe twigaga mu Mutara mwebwe ari ukuntu
abana bantu bateretana ukamubwira I love you so much, I feel like you can be my girlfriend, udakakubwira yes of course, nta kibazo, icyongereza n'igikireka ndekeraho akamwemerera. Twebwe mu Mutara ntabwo ari ibyo. Twebwe tugiye gutera imitoma, dutera imitoma ijyanye n'inka kugira ngo umwana akwemere. Uramubwira ati sheri nzakubera icebe uzajya umpamara ibyifuzo byawe byose. Ati sheri ufite ubwoya bunyerera nk'ubwagaje. Umwana akakubwira ati yago bambi. Ati iri kugenda uba ugenda nka sini, uba ugenda uteze neza gutya. Rero umenya niba umwana yagukunze cyangwa yakwanze yifata utereka avuga ngo ko mbona uri amase, ukamenya ko byanze. Sasa hari ibintu biri kuba muri iyi minsi, abantu bari gukurikira amakuru ni bande. Hari namba ariko M23 na FARDC ni bande bajya bareba mu makuru. Twebwe rero ngiye muri ngende umunyamureni navuga abantu bita muri Congo. Kongo zira ntambara zabaga tuzireba, ukaba ufite bombe ukayibona nta kibazo, ibintu byose bimeze neza. Ariko ikibazo cyaje kubaho, papa wanjye ari umunyabwoba bwinshi. Ndavuga sha muze ukuntu agira ubwoba, ibi bintu ntituzabirokoka. Barangije batanga itangazo muri quartier baravuga ngo ukuntu bimeze intambara nizagira abagore bazajya bahunga, abagabo basigare bajya ku rugamba. Bombe yakubita gutya bona papa ciyo yambaye kanzu ya mama ati twagiye abagore. Ndamubwira uyi none byagenze gute? Byari danje. Sawa murakoze cyane nitwa se.